Kristo Yesu nashimwe bene data, mwene so Ernest. N'ubundi iki ni icyumweru cyo kwiga ku bishuti n'Imana. Iki gitondo turagira ngo tuganire ku ijambo rikomeye rivuga ngo iyo uri inshuti n'Imana uhabwa ubutware cyangwa se power bwo gutegeka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iri jambo rirasobanura ko kuba umwana w'Imana uba ufite uturemangingo tumwe n'Uwiteka, uba ufite gene zimwe n'Uwiteka, uba ufite ishusho y'Uwiteka, uba ufite ubumana muri wowe. Iri jambo narisobanura bukira bugacya. Kugira ubumana muri wowe bisobanura kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, wo guca bugufi, wo kubabarira, wo kwitanga, ariko no kugira power, imbaraga zidasanzwe zo gutegeka ibintu mu izina rye bigahinduka. Turi kwiga ngo iyo uri inshuti n'Imana ugira ububasha cyangwa se power, imbaraga zitegeka ibintu byari byarananiranye bigahinduka. Ugategeka uburwayi bukagenda, ugategeka ubukene bukagenda, ukirukana karande, ugategeka abantu bagakira indwara, abantu bagakira ibyaha, abantu bakihana kubera ijambo. Nakubwiye imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana, harimo ubutegetsi, harimo guhindura ibyanze guhinduka, harimo kumenagura imisozi, imbaraga za karande, imbaraga z'abakonikoni, imyuka itavuga Imana. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo iyo twizeye imbaraga ziba mu ijambo ry'Imana tujya twimura n'imisozi ikimuka. Tugiye kuganira kuri Yosuwa wabaye inshuti n'Imana, arakiranuka, yizera Imana. Mu ijuru bajya bamureba bakumva komande ze. Uyu ni umwe muri commanders cyangwa se abayobozi b'igisirikare bari bashumbye Abisirayeli, kandi ari abasirikare bategetse hakabaho ibintu bidasanzwe. Fata Bibiliya yawe, yaba iyo muri telefone yawe cyangwa se Bibiliya yawe, turebe uko Yosuwa yabaye inshuti n'Imana akaba umutegetsi. Kuba inshuti n'Imana bire mu butegetsi, kuba inshuti n'Imana bire mu butware budasanzwe, bihindura umuntu udasanzwe, aricyo twita rema. Bibiliya inyandiko zayo zigwa mu buryo bubiri. Hari rogosi ubyiga nk'amagambo, ubyiga nk'ibyanditswe ukabisoma kuko wize, ariko hari na rema, ijambo ry'Imana ukarikura mu nyuguti ukarihindura ubuzima, ukaritegekeramo. Aha rero Yosuwa yari afite ijambo, ubushuti yari afitanye n'Imana buhinduramo gutegeka no guhindura ibyanze guhinduka. Haleluya! Reka tubisome tubirebe mu ijambo ry'Imana. Yosuwa ibice 10 umurongo wa 12. Yosuwa ibice 10 umurongo wa 12. Umurongo wa 12. Umunsi Uwiteka yagabirijeho Abisirayeli Abamori, Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati: zuba, hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi, hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. 13. Izuba rihera ko rihagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigeza aho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cya Yashari, izuba riguma mu ijuru hagati, ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose? Umurongo wa 14. Kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yawubanjirije cyangwa mu yawukurikiye ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisirayeli. Amen. Aha Yosuwa yari ahuye n'abanzi be, ari mu rugamba, ari mu rugendo, ari ku murimo wo kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli, kuko uyu ni umuntu washumbye Abisirayeli, ariko aba n'umusirikare mwiza. Aho yakandagiraga n'inkota ye
kuhamukura byaragoraga kubera ko yari afite ijambo, afite rema. Iyi si ya none ikeneye abantu barwanira muri rema, ikeneye abantu basengera muri rema, ikeneye abantu basengesha kwizera, ikeneye abantu barwanisha kwizera, kuko iby'iyi si biragoye. Uzi impamvu? Kurya biragoye muri iki gihe, kunywa biragoye muri iki gihe, kwambara biragoye muri iki gihe, kwiga biragoye muri iki gihe, gukodesha biragoye muri iki gihe, gutunga hawe ibyo twita UPI biragoye muri iki gihe. Akantu kose hateye ikintu cyitwa ngo izamuka ry'ibiciro, ibintu byarahenze. Ariko abantu bazi Imana yabo, bizahenda ubirye, bizahenda ubyambare, kubera ko wamenye ijambo ry'Imana, ukamenya kumira umutsima, ukambara rema y'Imana. Uwo mutsima niwo utegekeramo, uwo mutsima niwo uremeramwo ibitariho bikabaho, ukagira kwizera, ukumva ko uzabaho kuko ufite Imana. Niba Imana ishobora guhagarika urugendo rw'isi izenguruka izuba ntibwire, yananirwa ite kukugaburira? Niba Imana ishobora gutuma uhumeka, hari abantu badahumeka ngo bikunde, yabura ite kugutunga? Niba Imana ishobora gutanga Yesu akajya ku musaraba akabambwa, iki nicyo twita kwizera. Ni gute yananirwa kuguha ibyo kurya no kwambara? Ni gute yananirwa kugukiza ubwo burwayi? Yosuwa ngo yari yafatishije abanzi bitwa Abamori, ari kubatsembaho, agiye kubonabona amasaha agiye kumubangamira. Aravuga ati aba banzi nibwira ntabamazeho bazongera bantera ikindi gihe. Arategeka, umuntu wizera arategeka, ugasengera mu isengesho ritegeka, ugategeka uburwayi bugaceceka mu izina rya Yesu, ugategeka ubukene bugaceceka mu izina rya Yesu, ugategeka inzara igaceceka, ugategeka ibyari bigufasheho ijambo bigaceceka. Umuntu w'Imana agendana n'ikirere cye, umuntu w'Imana agendana na rezo ye. Uyu mwuka wera, iri jambo ry'Imana akagakiza twamenye ni umutungo wimukanwa kandi w'umuntu. Ngo aravuga ngo mpagaritse rotation na translation cyangwa se rotation and translation. Ako kanya izuba rigumaho ryari rigeze, ukwezi kugumaho kwari kugeze, ntibwira ntibwanacya. Abari bafite inama nyuma y'isaha imwe, amasaha arahagarara. Nkunda gusenga, nkunda abanyamasengesho basenga basoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Warangije arwanya Abamori, arabica, abamaraho. Tugiye gusenga. Uyu munsi ni iki ubona kikubangamiye, kikubereye nk'umwanzi w'ubuzima bwawe? Ese ni imitwaro y'ibyaha? Imana igira uhura umuntu akagira amahoro. Ese ni inzara imaze igihe iwawe? Imana ijya ikiza inzara, umuntu akarya akabyibuha, umuntu akarya akabyibuha, umuntu ajya ananuka akaba muremure. Ariko umuntu ajya arya, mu Kinyarwanda banza ngo babyita gucinya, umuntu akakurungira akabyibuha. Imana ijya ikiza ubukene, umuntu agakora ku mafaranga. Imana itanga akazi, umuntu agata ubushomeri. Imana irubahisha aho wasuzuguriwe, ikiza ubutindi. Hajyaga bavuga ngo ibyiciro ngo by'abatindi ariko ntibikibaho, ibyo byavuyeho. Ariko Imana ikiza nyine ubukene bukabije, ubukene bukabije, aho abantu bitaga abatindi kera. Imana igakuraho ibyo, Imana ikakuremera amateka mashya. Muri Kristo hari amateka mashya ku bamwizera, hari imbaraga nshya ku bamukurikira. Imana itanga icyerekezo gishya, igahindura izina. Imana ijya yica Abamori b'uburwayi, umaze igihe kwa muganga utabyuka ukabyuka. Abamori bamarandeva ahoraho, imiti ukanywa ukagira ngo iramenetse ntukira. Fatanya natwe gusenga iri sengesho ry'iki gitondo, Imana ikuremera ubuzima. Nawe uba umutegetsi nka Yosuwa, gisengera mu ijambo ry'Imana, ureme
ureme ikirere cyawe, ureme ubutaka bwawe, ureme imigendere yawe. Waba ugize icyifuzo, fatanya natwe dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli kandi Imana ikiranuka, turasengera mwene data agize icyifuzo cy'uko wamwezaho ibyaha ukamubabarira, umubabarire. Kandi mwene data wumvishira ijambo akumva yajya ku rusengero akabatizwa, uzajyane nawe bamusengere yakirwe. Mwene data wumvishe yakwambara imbaraga, amavuta, akakira impinduka, akakira rema, turamusengeye. Hindura ubushomeri bwari bumwugarije, abone ubuzima, abone akazi, abone imikorere akore. Mwigisha ubwenge bwo kurema imirimo, amenye kurema imirimo, akore, atere imbere. Tanga amahoro mu rugo rw'uyu mwene data, tanga ubuzima, sohoza amasezerano wavuganye na mwene data, tanga umunsi w'umugisha, tanga icyumweru cy'umugisha, duhe ukwezi k'umugisha, turindira igihugu, turindira imiryango, tanga imibereho. Uyu mwene data arategura ubukwe, mushyigikire. Dore uyu nguyu ari mu masomo, ari mu bizami, mushyigikire. Uyu afite urugendo, gendana nawe, turasenze. Kora ibitangaza bidasanzwe, wirukana abamori ku buzima bwacu. Utwumva maze igihe ku gisasiro cy'uburwayi yararembye, muhe ubuzima akire, yongera akore, yiteza imbere. Ndagushimiye, tanga imbaraga, Mwuka Wera wo gusenga, Mwuka Wera wo kurota, wo kwerekwa icyo ushaka. Abantu bakora, abantu batera imbere, bave mu bukene. Imbaraga z'abamori zatsikamiye abantu, ndirukana izo mbaraga. Abantu baryame, barote neza, bagire amahoro, basinzire. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuri kumwe natwe none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha.